itabi ndicuma nkaryuzuza ndiji mbana n'amaniga yose yose yari amaniga yacu hayiwe tugenda twicanga twararangiye ngewe swingi zanjye zari inyenyeri najyaga kubona nkabona inyenyeri ziri kuntakara imbere nkazigendamo gake kugira ngo ntazikandagiramo nararangiye ndi umukobwa w'imyaka 12 mba mu muhanda ariko Imana indeba n'imbabazi ibona izampindura impindura intumwa Mana yandeberaga kure ikabona ko izampindura intumwa mu cyimbo cya Kristo kanyangi mari ndodahehe urumogi cyangwa muri ture ibyo byangira ntari bavuga ahubwo ko bitesha umute ahubwo Yesu ni umari ndodaha atanga amahoro n'imiza atuma tubana n'inshuti ngo zacu zirasanga isawa nanjye nari umujama nari niga haleluya ndashimira Imana igibasha kuvana abantu mu ngangi haleluya yagasima kabakanyire tugacomoka ndashimira Imana ko nanjye sigaye ndyama mu nzu haleluya wirira ifi yawe ntawuzayiroba umugisha wawe nawo wagiye uko uzabakura gutegereza nawe abarobyi baba benshi mu kiyaga ifi yawe ntawuzayiroba ushitse umutima mura mugahe gato cyane agiye kubona mubanye kirara nabaye akarara kakana k'imyaka 9 myaka 12 ninjira mu muhanda njya mu bimasoro ndamansura njya munsi y'ikiraro njya kuba marine aho niho nakubitaniye n'umugabo mbana nawe tumaranye imyaka 17 yari imbobo nanjye ndindaya twirukanka muri uwo muhanda ariko tugize amahirwe y'Imana tugeraho iki gihe turimo si cyo gukinisha uko ari igihe cy'intwara n'intwari zinaniwe Mana y'impuhwe n'urukundo tabara itorero tugeze mu bihe bibi Paulo yavuze baranzinze inyereka aho bamanitse mbyaye 5 nitwa mama mbyaye ingabo Obedi Titi mama nyina wabeza kamikazi haleluya akamikazi keza Kesia nyina wabeza Teta Chanceline mama ingabo y'isonga Gisa Promesse mama nkinzi ingabo Rwema Fred hari abana bampamagara ngo mama nkumva birancanze bampuri hari bose tabagana kubundi Imana nta kuntu mwajya mumbwira ibibazo byanyu mutanje kuvuga mama nabo babana harujya bambwa ati mama turashima Imana ko yakuduhaye uri niga ubukwe bwakozwe na Marine sheri wanjye yanshakiye Marene ashaka n'abafiyedoneri ranjye mushakira abapampe kuko bagombaga kuboneka mu kirori niho bari bagiteguye cyo bikoze narabwiye ni kubera yuko nzi neza yuko nta bandi ribisirimu buri wese yishakira ipantaro ugerageze biba umweru cyangwa kaki haleluya ariko aka kanya mpagaze imbere y'ubwoko bw'Imana nanjye mba Marene w'abandi banawe nkubwira urindushye mu zindi byaha no mwisi birakugoye dore wakoze byinshi ngo aba mwiza utazi ko Imana yakuremye neza fata inzara zawe uzihindura amabaro umusatsi wawe uhindura ubwoya ibitsike by'amaso biharuza urwembe iminwa yawe myiza uyihindura danje amatwi yari meza wongeraho ayandi imyenda ya kigabo uyihindura iyawe amatwi yari meza wongeraho ayandi imyenda ya kigabo uyihindura iyawe babazwa nuko aho ugeze ibyo byose n'agahinda ariho kakugeze umukora ahamagara uwumva ijwi rye wese niyitabe tunezerwe twishime tuyihimbaze kuko ubukwe bw'umwana w'intama busohoye umugeni we akaba yiteguye
umwe mu b'Imana yagiriye neza, nanjye nari umujama, nari iniga. Haleluya! Ndashimira Imana ijya ibasha kuvana abantu mu ngangi. Haleluya! Agasima kaba kanyere tugacomoka. Ndashimira Imana ko nanjye nsigaye ndyama mu nzu. Haleluya! Ndi umudamu muri kubibona. Mwampereye Imana icyubahiro. Haleluya! Iri jwi rya nanjye nzi kuroringa icyo ari cyo. Ba brothers kuroringa murabyibuka se? Turashimira Imana twanyweye kore, twaragangitse, imvura yaratunyagiye, ariko turashimira uriya mutaramu ko yadufashije kureba. Haleluya! Imana ishimwe ko uyu munsi tutazambaye ibyenda bitadukwira, turambara natwe tukaberwa. Ndi umubyeyi ubyaye gatanu. Mumpere Imana icyubahiro. Haleluya! Ndemera yuko Yesu ari umwami n'umukiza w'ubugingo bwanjye, niwe gusa wera ambereye ingabo inkingira. Ndemera yuko Yesu ari umwami n'umukiza w'ubugingo bwanjye, niwe gusa wera ambereye ingabo inkingira. Haleluya! Ushimwe. Haleluya! Uri mwiza. Indimi zose zivuge yuko ari wowe uriho kandi uzahoraho. Haleluya! Ushimwe. Haleluya! Uri mwiza. Indimi zose zivuga yuko ari wowe uriho kandi uzahoraho. Wamfashe ukuboko kwanjye Mana mu bunyerere undinda kugwa, nageze ku musozi muremure, waramfashe undinda gusubira inyuma, warametse ku mugongo wawe urasimbiza undinda kugwa, wahaye umutima wanjye amahoro, amaso yanjye wayarinze kubungama amarira, wamfashe ukuboko kwanjye Mana mu bunyerere undinda kugwa, nageze ku musozi muremure, waramfashe undinda gusubira inyuma, warametse ku mugongo wawe urasimbiza undinda kugwa, wahaye umutima wanjye amahoro, amaso yanjye wayarinze kubungama amarira, narindi isanga ririho rikomeye rifite Imana y'imbaraga, rifite Imana iriba hafi,
iyo tuyambaje iratwumva narindi sanga ririho rikomeye rifite imana y'imbaraga rifite imana iriba hafi imana yacu iyo tuyambaje iratwumva nta muhanga nta munyabwenge nta gihangange cyahangana imana ijambo ryawe mana rifite ireme kandi ijwi ryawe rikokora amashyamba mana ijwi ryawe riramburuza impara mu biriho n'ibizabaho ntawe uhwanye nawe uri Imana uri Imana uri Imana yera tugufite ntitwifuza undi murengezi nta muhanga nta munyabwenge nta gihangange cyahangara imana ijambo ryawe mana rigira ireme kandi ijwi ryawe rikokora amashyamba mana ijwi ryawe riramburuza impara mu biriho n'ibizabaho ntawe uhwanye nawe uri Imana uri Imana uri Imana yera tugufite ntitwifuza undi murengezi uri Imana uri Imana uri Imana yera tugufite ntitwifuza undi murengezi uri Imana uri Imana uri Imana yera tugufite ntitwifuza undi murengezi Imana ibahe umugisha ayo mashini barayimara reka tuyakome ntacyo bitwaye izo mpundu z'ababyeyi tuzivuze ntacyo byishe Imana imuha umugisha twihuse urabona amasaha turimo turasiganwa nayo reka twakire n'ubundi umuhanzi Felicien n'ubundi akunze kuba azwiho ku ndirimbo ngifi yawe ntawe uzayiroba agitambuka n'ubundi iyi Imana tuyikomera mu mashyi ntacyo byishe Imana imuhe imigisha haleluya haleluya aravuze ngo yari marine y'inkobwa nanjye ndi marine y'insore mu yandi magambo hari Imana yadukuye nta Imana itakura umuntu nta itagiza guterata itamugeza mu yandi magambo umugambi w'Imana ntabwo uyoba ku muntu Imana ifiteho umugambi kugira ngo Felicien abaza ariko nacyababwira Imana hanikura umuntu yadukuye muri za ruhurura idukura mu ishyamba iyo ngiyo ariko Imana yatuzanye ku ruhimbi namwe murabibona ayo mashini barayimana mu ntacyo bitwaye
twari kure cyane tudafite ibyiringiro, ariko kuko Imana ari umutunzi w'imbabazi nyinshi yaduhinduranye bazima na Kristo, niyo mpamvu turanga ku ruhimbi, niyo mpamvu duhamya Kristo ko ari umwami. Imana yacu nishimwe. Haleluya, haleluya, haleluya. Turimo turashimira Imana. Imana yadukuye kure. Nanjye nari mayibo turaza kubivugaho. Namaze mu muhanda imyaka 20, ndi umujura, ndi mwibebyabwenge, ariko kuko Imana, haleluya, Imana ibaha umugisha mwinshi. Mushiki wanjye namubonye ari hano yaje, Imana imumpera umugisha. Ibi yari yarabivuze, Imana yari yarabitubwiye. Haleluya. Nta jambo Imana ivuga ngo rigire gute bakozi b'Imana, irindi jambo ryayo ikarinda rihugize gute. Mu yandi magambo turinzwe n'ijambo ry'iki? Ijambo Imana yakuvuzeho niryo rikurinze. Niyo mpamvu Yohana yaranditse 8:31 ngo nimuguma mu ijambo ryanjye muzaba bigishwa banjye nyakuri, ngo kandi mumenye uko kuri niko kuzaba batura. Abari mu ijambo mukomere Imana mu mashyi ntacyo bitwaye. Umugisha wawe ntaho wagiye, uko uzabakura gutegereza. Nawe abarobyi baba benshi mu kiyaga, ifi yawe ntawe uzayiroba, ushitse umutima mu nda. Imwe yakuye Morodekayi ku irembo, ikagabanya inyanja mu kabiri, ni nayo guheka kugira ngo yemeze Penina uwari waramufasheho ijambo. Abanyamagambo irabacecekesha. Abari hano dukomere Imana amashyi. Wirira, wirira, ifi yawe ntawe uzayiroba, umugisha wawe ntaho wagiye, uko uzabakura gutegereza. Nawe abarobyi baba benshi mu kiyaga, ifi yawe ntawe uzayiroba, ushitse umutima mu nda. Wirira, wirira, ifi yawe ntawe uzayiroba, umugisha wawe ntaho wagiye, uko uzabakura gutegereza. Nawe abarobyi baba benshi mu kiyaga, ifi yawe ntawe uzayiroba, ushitse umutima. Ndafashijwe n'ukuri kw'Imana. Umaze igihe kinini ubabaye utagira umuhoza, ukaroba ku manywa na nijoro, ifi ntuzibone. Abantu benshi bagufasheho ijambo ngo dore arasenga amanywa nijoro, batunararushwa n'iki ko tubonana, ariko twakongera Imana amashyi. Burya imbaraga z'Imana iyo zamanutse, iz'abadayimoni zita agaciro. Ayo bakuvuze arahagije, nibarekeraho. Wirira, wirira, ifi yawe ntawe uzayiroba, umugisha wawe ntaho wagiye, uko uzabakura gutegereza. Nawe abarobyi baba benshi mu kiyaga, ifi yawe ntawe uzayiroba, ushitse. Ariko muri kumva ari ubuhanuzi cyangwa ntabwo ari ubuhanuzi? Abakiriye ubwo buhanuzi dukomere Imana amashyi. Imana ishimwe. Yaramukarangira guhindura, ukomeza kwihangana, bajya gushirira ikongeramo ibirungo. Aho wicaye ku gasonga bugari, ugatungwa n'amazi y'agahimano, burya akabumbye n'indayikara. Banyogosenge uzababona nabo wagiraga, bazaguha ibyo kurya wiyongere, bazaguhobera bagu
ngo yitwaze abayemera tuyikomera amashyi twese wirira wirira ifi yawe ntawe uzayiroba umugisha wawe ntaho wagiye uko uzaba kuragutegereza nawe abarobyi baba benshi mu kiyaga ifi yawe ntawe uzayiroba abari hano tuvuge ngo amena wirira wirira ifi yawe ntawe uzayiroba umugisha wawe ntaho wagiye uko uzaba kuragutegereza nawe abarobyi baba benshi mu kiyaga ifi yawe ntawe uzayiroba ushyize umutima mu nda ayo mashini barayimana mu Yakobo ntacyo bitwaye. Haleluya haleluya. Imana ishimwe. Imana imuhiki. Imana imuhiki. Imana imuhiki. Ifi yawe nawe uzagira guterata. Naho baba benshi naho babyigana mu kiyaga nawe uzagira gute nawe uzayiroba. Niba wumva neza ko nawe uzayiroba iyi Imana ikomera mu mashini ntacyo byishe. Imana ibaha umugisha. Tugiye kwakira n'ubundi umuhanzi Evariste nawe ahaguruke aze aririmbira Imana ntacyo byishe. Imana imuhe umugisha. Amen. Haleluya. Nitwa Hakizimana Evariste. Ndi umugabo ushima Imana yangiriye neza. Mpagakiza ndi umusore mu gihe gikwiriye nyubakira urugo. Haleluya. Mpa n'abana cyane ko nubatse mbashaka cyane. Imana yangiriye neza rero abampa nkuko nabashakaga. Kayampaye abana 9. Ubu mfite n'abuzukuru 2. Haleluya. Kandi no mu rugo iwacu tuvuka turi 9. Kandi akaba ari nge wa 9. Nyambwira abana ngo ndibucura bagaseka. Haleluya. Ndashima Imana rero ko yampaye agakiza nanjye kankura mu byaha ndushye. Iyo mpamvu iyo mpagaze imbere y'iteraniro mbanza kuririmba indirimbo yo gushima Imana. Maze igihe kinini muri uyu murimo. Imana yampamagaye ndi umuririmbyi. Ndirimba indirimbo zo hanze ahangaha zo mu isi. Maze kumpa agakiza ntangira umurimo mwiza w'ivugabutumwa mu ndirimbo kuva 9-7. Nibwo indirimbo zatangiye kujya hanze ku mugaragaro. Ariko natangiye kuririmba muri 93 aribwo nari nkijijwe. Nibwo natangiye kuririmba indirimbo z'ubutumwa bwiza. Abanzi banzi ku ndirimbo cyangwa se kuri album yitwa Intashyo ku bakunzi b'umusaraba. Mureke nshime shima umwami wanjye. Nimureke nshime shima umwami wanjye. Ntabwo njya ndambirwa na gato kumushima. Ntabwo njya ndambirwa na gato kumushima. Yampaye agakiza impano kuntu yansigiye amahoro. Ubundi amahoro mwami ndamushima yampaye amahoro. Yarampamagaye niruka nka mu byo ntazi. Yarampamagaye niruka nka mu byo ntaza. Nawe ndagushaka cyungwe nunkurire.
nawe ndagushaka cyungwe n'unkuri maze ndamwumvira mu bwenge nanjye mba umuntu uhereye uwo munsi nanjye mbona amahoro mwami ndamushima yampaye amahoro yambwiye inkuru nziza ati naragukunze iyi nkuru nziza naragukunze naguteguriye ibyiza mu bwami bwa data cyorwa n'intambara nziza usingira ibyawe hari amazu meza kandi hari imbi yawe hari indirimbo nziza kandi hari imbi yawe hari indirimbo nziza zateguriwe abera mwami ndamushima yanteguriye ibyiza iyo nibutse ibyo bijya bimpa amahoro iyo nibutse ibyo bijya bimpa amahoro ibyishimo bikanzenguruka umutima maze ngakumbura kubana n'uwera muryera umubaza impamvu yankunze akaramata mwami ndamushima yampaye amahoro ubwo nyiri mu isi yisimbiye ibyaha ubwo nyiri mu isi yisimbiye ibyago ibigeragezo nabyo bikagwa nk'imvura ibigeragezo nabyo bikagwa nk'imvura yanezezwa nuko mu isi atari iwacu ari gakondo nziza yateguriwe abera mwami ndamushima yanteguriye ibyiza mwami ndamushima yampaye amahoro hari igitangaza kandi ngira ngo mushime hari igitangaza kandi ngira ngo mushime yampaye kunyurwa n'ubushake bwe yampaye kunyurwa n'ubushake bwe ndarya ibyampaye nkanyurwa maze nkaryama nkasinzira yampa umwenda nkanyurwa maze nkaryama nkasinzira mwami ndamushima yampaye amahoro ibitarimwe amahoro biragatsindwa ibitarimwe amahoro yemwe biragatsindwa dore abatunzi abishindiye baryama udatunze nawe ati mbese ubundi nkanjye nzabahone babuza amahoro atangwa n'umwami babuza amahoro atangwa n'umwami mwami ndamushima yampaye amahoro uwo mwami ndamushima yampaye amahoro mwami ndamushima yampaye amahoro yego dusome ijambo ry'Imana riri mu rwandiko Pawulo yandikiye Timoteyo urwandiko rwa mbere rwa Timoteyo turasoma igice cya mbere dusome n'umurongo wa 13 umutwe w'amagambo uravuze ngo Pawulo ashimira Imana imbabazi yamugiriye umurongo wa 13 haravuze ngo Haleluya umurongo wa 13 haratubwiye ngo cyangwa duhere kuri 12 ndashimira Kristo Yesu umwami wacu wambashishije yuko yatekereje ko ndi wo kwizerwa akangabira umurimo we 13 nubwo nabanje kuba umutukanyi n'urenganya n'umunyarugomo ariko narababariwe kuko nabikoze mu bujiji ntarizera Imana iduhana umugisha nubwo nabanje kuba umutukanyi n'urenganya n'umunyarugomo ariko narababariwe kuko nabikoze mu bujiji ntarizera Imana ishimwe Yesu ashimwe cyane mwabyumvise umuhanzi Evariste abivuga mwabyumvise Vincent wabanje kuyobora gahunda mwabyumvise mushiki wacu Vestina Imana yadukuye ahantu hatandukanye idukura mu byaha Imana ishimwe Yesu ashimwe cyane ntabwo twarabo kwizerwa ariko kubera ko Imana ari umutunzi w'imbabazi kandi Imana itarobanura abantu ku butoni nicyo gitumye nanjye mpagaze kuri aka gatuti
Yesu ashimwe cyane. Ntabwo nari uwo kuhahinguka, ntabwo nari uwo kuhegera, ariko Imana ni inyembabazi. Imana ishimwe. Yadukuye mu byaha, bamwe bakura mu buraya, ibakura mu butinganyi, bakura mu bujuri, bakura mu biyobyabwenge, abari iniga, abari abatafu. Urabona umubyeyi nkuriya wambaye ibaze, haleluya, wambaraga icokera arara mu kiraro, ariko ubu ngubu kugira ngo ugere mu nzu ugomba kuvanamo inkweto. Yesu ashimwe cyane. Haleluya. Nta hantu kure Imana idashobora gukura umuntu, nta naho itamugeza. Imana ishimwe. Niba yararaga mu kiraro, imvura yagwa ubunyera ari bwose, bantu tugashaka amakarito, ariko aka kanya Imana ikaba yaraturemeye ubuzima bushya. Imana ishimwe. Haleluya. Imana ishimwe rero, kandi Imana ihabwa icyubahiro. Nubundi kugira ngo tuze gucunguza uburyo umwete gahunda zacu zose uko zipanze zigende muri gahunda, reka twakire Mama Fabrice Jacqueline atambuke mu minota twavuganye kuko arayizi, abishyiremwo neza, hanyuma tubwire ahantu Imana yamukuye. Umumama nk'uyu nguyu Yesu ashimwe cyane. Haleluya. Umubyeyi nk'uyu Imana yakuye mu byaha, reka bibibwire. Haleluya. 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 Turi mu nzu y'Imana kandi dufite amashimwe yo mu buryo butandukanye. Niyo mpamvu dukwiye kwishima tukongera tukishima kuko hari Imana yakoze ibirenze ku buzima bwacu. Haleluya. Nitwa Mukankuranga Jacqueline, Mama Fabrice, ndi umugore w'umugabo kandi ndi n'umukristo. Nejejwe n'Imana mu mutima kuba muri iki giterane. Imana ishimwe. Ndashimira Imana ko ari nta jambo bivuga ngo rihere. Munyemerere mbanze some ku ijambo ry'Imana, hanyuma shima Imana. Imana iduhana umugisha. Ijambo riri hano mu rwandiko rwa kabiri Paulo yandikiye Abakorino, ibice byaho 5 umurongo waho wa 20. Rwandiko rwa kabiri Paulo yandikiye Abakorino, ibice byaho 5 umurongo wa 20, aravuze ngo nicyo gituma tubintumwa mu cyimbo cya Kristo, ndetse bisa naho Imana ibingingira muri twe. Nuko rero turabahendahenda mu cyimbo cya Kristo kugira ngo mwiyunge n'Imana, kuko utigeze kumenya icyaha Imana yamuhinduye icyaha ku bwacu, kugira ngo muri we duhinduke gukiranuka kw'Imana. Kandi ubwo dukorana nayo turabinginga kugira ngo mudahererwa ubuntu bw'Imana gupfa ubusa, kuko yavuze iti mu gihe cyo kwemererwamo narakumviye, no ku munsi wo gukirizwamo narakutabaye. Dore none nicyo gihe cyo kwemererwamo, dore none niwo munsi wo gukirizwamo. Amen. Mwakire neza ijambo ry'Imana. Haleluya. Ijambo riratubwiye ngo nicyo gituma turi intumwa. Imana iduhinduye intumwa ku bwa benshi. Muri hinduka uhindura abandi, Imana iduhinduye intumwa. Ariko hashize ntitwari intumwa, ariko none duhindutse intumwa kuko twagize umugisha wo guhendahenderwa kwinjira mu kuvuga mu cyimbo cya Kristo. Ngewe uri kuvuga mu cyimbo cya Kristo, ndashima Imana ko intoraguye mu Kiderenga. Mu Kiderenga ni mu Gatsata, niho mvuka. Nagize umugisha wo kugira mama wanjye w'umunyamasengesho, agirana imibanire n'Imana. Nje kubwira umuntu wese usenga Imana ko Imana mugirana ubushuti ikabuhererekanya no ku rubyaro. Mumvugire ngo amen. Ubu bushuti bw'Imana abantu bafitanye nayo, Imana ibukomereza no kuba bakomokaho. Ubushuti Imana yagiranye na mama yaraburinze, hanyuma iburinze imusezeranya yuko tuzayibera abakozi bayo. Mu gahe gato cyane agiye kubona mubanye kirara, nabaye akarara k'akana k'imyaka 9, myaka 12, ninjira mu muhanda, njya mu bimasoro ndamasura, njya munsi y'ikiraro njya kuba marine. Aho niho nakubitaniye n'umugabo mbana nawe tumaranye imyaka 17. Yari imbobo nanjye ndindaya, twirukanka muri uwo muhanda, ariko tugize amahirwe y'Imana tugeraho. Haleluya. Turi abantu batumwe nk'intumwa mu cyimbo cya Kristo kugira ngo duhendahendera abantu. Ubwo buntu mwahawe nimubihererwa gupfa iki ubusa. Abantu bari gufata ubuntu bw'Imana Imana ibahaye bwo kuba mu nzu y'Imana bakabupfusha ubusa. Twari tuje kubahendahenda abazuke turi imbere yanyu. Abantu Imana izuye vuba, mumvugire ngo amen. Abantu Imana izahuye, abantu Imana itoraguye aribo twebwe. Tuje kubahendahenda kugira ngo mudahererwa ubuntu bw'Imana gupfa ubusa. Imana iranzuye,
muri ubwo buzima bw'uburaya mu kumasura tubyina ikimasura na Karivadosi Nyabugogo hose twicanga ndi baby tabi ndicuma nkaryuzuza ndiji mbana n'amaniga yose yari amaniga yacu hayiwe tugenda twicanga twararangiye ngewe swingi zanjye zari inyenyeri najyaga kubona nkabona inyenyeri ziri kuntakara imbere nkazigendamo gake kugira ntazikandagiramo nararangiye ndi umukobwa w'imyaka 12 mba mu muhanda ariko Imana indebana imbabazi ibona izampindura impindura intumwa Mana yandeberaga kure ikabona ko izampindura intumwa mu cyimbo cya Kristo ndashimira Imana ingiriye iki cyizere hinduka duhindura abandi tugiriwe turi kugitangaza ku isi hose tubabwira ngo baracyafite amahirwe yo kurinda ibyo bahawe kugira ngo batabipfusha ubusa ndashimira Imana impaye amahirwe yo kwibona muri iri hema ry'ibonaniro ry'Imana ndashimira Imana icomoye mu rumogi kancomora mu ndaya ikancomora mu kiderenga kancomora munsi y'ikiraro ikabimpinduye mama Fabrice haleluya mfite byinshi ndi mama Fabrice ndi umugore w'umugabo uyu munsi ntabwo nyiri Marine ntabwo nyiba munsi y'ikiraro uyu munsi nanjye iwanjye barasona haleluya ntuye ku Ruyenzi ka Muhanda haleluya iwanjye nanjye barasona Imana imaye umugisha nta Imana itatoragura abantu nta n'ibyo itabakorera Imana ifata uwari utariho ikamuhindura uriho Imana ifata ibidafite ishusho ikabiha ishusho haleluya Imana irakoze ko imereye ubuzima ishusho Imana irakoze ko impereye ubuhamya izina uyu munsi wa none ndabashimira Imana mwicaye imbere irindi ijambo yavuganye n'umuntu wayo yarinze ijambo yavuganye na mama kuva ku myaka 9 iraririnda mba mu muhanda kugeza ku myaka 15 nashatse umugabo anteye indariwe Marine yanjye twamenyanye tumenyanye mu Kimansoro amasura domboro yasora kamanuka kazamuka mbona ni jiri utayandi maji na wandebye babana ndi baby utayandi mababy arambwira ngo mani baby naragupofotse nzagushyira mu mago inigi birampofotse gupofoka n'ugukunda ubushobora kuvugana n'aya maji yose yahoze ari amaji dushobora kuvugana ntimumenye ibyo tuvuze ubushobora kumubaza ni Imana imitigeze kuranga farumasi zina hazibahez muganga wina hanu wese atuye kuye mu Bumbezi tukaba turavuganye n'izindi mvugo zose Mana ducamoya hano yose era amaji yacu tubana ku gasima ku mibumbe twararangiye murumva ukuntu ijwi ryabaye kubera itabi ariko ntacyo Yesu aducomoyeyo haleluya Yesu andebana imbabazi agambirira kuncomorayo comorayo ndi muzima mugabo wanjye anerinda ari imbobo arara munsi y'ikiraro hariya mu gikangaga cya Puaruru afite ikarito nigunira gacomoka akajya gukarabiraho bita muri yanze gahita yoza rugabire 8 gahita ashiramo imipira 2 amaherena na marinette ubundi nkahura n'indiga yanjye nanjye ndi baby tugahita duhurira ku gasima tugatanya kwicanga muri Kigali turagenda turya ubuzima turgisi ariko igihe kigeze abanenda afite imyaka 15 anenda nyijyanye kwa vie aranyirukana anuminiga yanenda mangiye kugasima y'inigiri nebya ni Imana vie aragukeneye iniga nyizanye vie yirebye sanga yararangi ahita tugurukana n'umuhini dore nguko uko navuye mu rugo uyu mureba mba Marine kazi ntwari rinda hanze nitwari ara musikiraro cya Nyabugogo ndagenda ndangirika urumogi ndarunywa ndiyahura biranga ndagenda nkora ibintu byose bituma napfa biranga urusazi ruratuma kumanywa nijoro mu buranyumvisha sirambabaza ariko Yesu akajya ndeba kampofoka uriya nzamwibahishiriza Mana ishimwe mu kanya gato cyane imbobo zinteranyiriza Nyabugogo zinshira mu mago yazo zimbobo nizo zaneranyirije zishaka gasafura n'agasahani n'inzu zita zishingirana n'iniga yanjye bahita badushyira mu mago yacu ayo mago nyamazemo 17 iyo nigo uyu munsi wa none twageze muri ayo mago ndamunanira nkajya nk'urumogi rwishi nkamukubita nawe kankubita hanyuma rero gato cyane tuba turananiranwe imyaka 2 ishize aransezera arambwira ngo icyaduhuzaga ndabona kinaniranye igendera isubirire mu muhanda ndashima Yesu aho nyanyirukane n'uwo Yesu yansamye uwo munsi yanyirukanye muri iryo joro bwarakenge mu nzu y'Imana ngeze mu nzu y'Imana amahurira n'agakiza kaminduye uyu nguyu ndiwe mumvugire ngo amen uyu ndiwe ni impamvu z'agakiza kaminduye intumwa mu cyimbo cya Kristo
ndashima Yesu mpaye agakiza ndasoje ariko ndashima Yesu muri uko guhabwa agakiza Yesu niyakamaye konyine yamananye n'umugisha w'imvugo ye avugana nanjye kazankoresha avugana nanjye nago nari nzi gusoma no kwandika mwumvishe ko nisomeye Yesu asezeranya amasezerano yo kuzampindura ukundi kuntu ndashima Yesu ko ibyo yasezeranyije yabikoze cyambere yambwiye kazanzanira umugabo biniga yangiri mu nzu y'Imana dore twakoze n'igikwe uyu munsi sinyirindaye Mana ibaho umugisha mu izina rya Yesu iniga imaze kugera mu nzu y'Imana abantu batangira kuduhindura imbobo zitagira imikoro Imana iratubwira ngo mu ijuru mfite stoke kandi mfite umugisha nabasezeranije uyu munsi sinyirindaya uyu munsi wanone ntabwo ndumuvuga butumwa w'inzererezi nkuko batwita uyu munsi ndakora nka nikorera Imana ishime ko ndi n'umukozi w'Imana yaratwimanye Imana yaratwimanye mu maboko y'ibiduhiga yaratwimanye Imana yaratwimanye mu maboko y'ibiduhiga yaratwimanye mu maboko yaratwimanye mu maboko y'ibiduhiga yaratwimanye Imana yaratwimanye mu maboko y'ibiduhiga yaratwimanye Yesu wadukuye mu mwijima iwabo w'inyamaswa iwabo w'ibihuma ikigwayi cyaracitse tuvamo turakira ikigwayi cyaracitse tuvamo turakira Yesu wadukuye mu gicucu cy'urupfu Yesu wadukuye mu gicucu cy'urupfu hagati mu mbago z'ababisha mu maboko y'ibiduhiga yaratwimanye Imana yaratwimanye mu maboko y'ibiduhiga yaratwimanye Imana yaratwimanye mu maboko y'ibiduhiga yaratwimanye mu makuba yaratwimanye mu maboko y'ibiduhiga yaratwimanye Imana yaratwimanye mu maboko y'ibiduhiga yaratwimanye reka nsaba ababyeyi Imana yimanye imbere y'abadayimoni dukomere Imana amashyi hari abagabo Imana yimanye muri iri teraniro ngo dukomere Imana amashyi Imana yadukoreye tubihaye agaciro umwuka duhumeka tuhaye agaciro ibyo Imana yakoze ntawabirondora Satani yaradusabye Imana iratwimana abapfumu baradusabye Imana iratwimana Imana yaratwimanye igisakuzo isi yadusakuje nimuhumure umwami Yesu niwe gisubizo ibyo Imana yakoze ariko mwakongera Imana amashyi konye kunze yaratwimanye Imana yaratwimanye mu maboko y'ibiduhiga yaratwimanye Imana yaratwimanye mu maboko y'ibiduhiga yaratwimanye mu bapfumu yaratwimanye mu maboko y'ibiduhiga yaratwimanye Imana yaratwimanye mu maboko y'ibiduhiga yaratwimanye ndafashijwe n'ukuri kw'Imana Mana ishimwe ayo mashina y'Imana erega hari abantu batawe inyuma y'umurwa hagati y'Isiriya n'i Samariya abandi batawe hagati y'isi n'ijuru amaboko y'abantu azakurekura amaboko y'Imana azakuramira uhumura Imana ntirenganya tuyongera amashabaye bonye Mwami Yesu we urakwiriye
icyubahiro twese duhaguruke duhereze imana icyubahiro abicaye muhaguruke duhereze imana icyubahiro data we imana ishimwe yafashijwemo aye mwami Yesu we urakwiriye icyubahiro komera imana urakwiriye icyubahiro haleluya imana yacu nishimwe haleluya haleluya mwongere muhereze data icyubahiro haleluya imana yatuvanye mu ngange nge papa na mama fiyansaya yabo bahuriye muri mabuso wangu mama yari umupushayi data ari umurembetsi mama yagiye gushaka asize uzamurongora muri gereza aho niho tuvuka nawe washakaga batabasha kumumurikira ibigirwamana imana yacomoye mfite mu myaka 10 nibwo numvise ijwi ry'imana bwa mbere yanyijije ku mugirwa wa Nyabingi haleluya baranzinze inyereka aho bamanitse mbyaye 5 nitwa mama mbyaye ingabo Obedi Titi mama nyina wabeza kamikazi haleluya akamikazi keza Kesia nyina wabeza Teta Chanceline mama ingabo y'isonga Gisa Promesse mama nkinzi ingabo Rwema Fred nabonye ubwenge buruta ubundi burya kubaho Uwiteka nibwo bwenge kandi kuva mu byaha niko kujijuka ni koko burya batabizi bicwa no kutabimenya none se indambwira y'iki gihe kigeze iyo nitegereje iki gihe turimo nsanga twegereje iherezo ry'isi ariko wowe aho gutekereza iyo ugana urushijeho kubabaza Imana yakurinze iyo nitegereje iki gihe turimo nsanga twegereje iherezo ry'isi ariko wowe aho gutekereza iyo ugana urushijeho kubabaza Imana yakurinze iki gihe turimo si cyo gukinisha kuko ari igihe cy'intwara n'intwari zinaniwe Mana y'impuhwe n'urukundo tabara itorero tugeze mu bihe bibi Pawulo yavuze iki gihe turimo si cyo gukinisha kuko ari igihe cy'intwara n'intwari zinaniwe Mana y'impuhwe n'urukundo tabara itorero tugeze mu bihe bibi Pawulo yavuze turakagana amakuba bigosi y'isi y'intambara ibyorezo n'ibindi byavuze ibyo byose urabibona n'amaso yawe ariko na n'ubu nturakamenya aho ugeze iki gihe turimo si cyo gukinisha kuko ari igihe cy'intwara n'intwari zinaniwe Mana y'impuhwe n'urukundo tabara itorero tugeze mu bihe bibi Pawulo yavuze turi Imana yarakurinze ibyago byahise suko warutaga benshi bamaze gupfa ariko kwita ku mbabazi z'uwo mukiza urushijeho kwirengagiza ibyo yakoze turi ibya mbere byarahise ariko ibindi biraje kandi ibije byo birusha ibya mbere kuba bibi none se kuhemukira iyo Mana yakurinze ibikomeye ko bije uzatakira nde
dore ibya mbere byarahise ariko ibindi biraje kandi ibije byo birusha ibya mbere kuba bibi none se kuhemukira iyo mana yakurinze ibikomeye kubije uzatakira nde tabara dutabare mana y'urukundo satana ageze ku buce itorero ryawe tubwenge no kwihangana muri iki gihe mana tugeze mu bihe bibi Pawulo yavuze tabara tutabare mana y'urukundo satana ageze ku buce itorero ryawe tubwenge no kwihangana muri iki gihe mana tugeze mu bihe bibi Pawulo yavuze iki gihe turimo si icyo gukinisha uko ari igihe cy'intwara n'intwari zinaniwe mana y'impuhwe n'urukundo tabara itorero tugeze mu bihe bibi Pawulo yavuze iki gihe turimo si icyo gukinisha uko ari igihe cy'intwara n'intwari zinaniwe mana y'impuhwe n'urukundo tabara itorero tugeze mu bihe bibi Pawulo yavuze tugeze mu bihe bibi Pawulo yavuze tugeze mu bihe bibi Pawulo yavuze Pawulo yavuze Pawulo yavuze abafite amasimu yakomeye Yesu ni umari notaha atanga amahoro ni mwiza atuma tubana n'inshuti ngo zacu gasanga ari sawa uze ngwiki Yesu ni umari notaha atanga amahoro ni mwiza atuma tubana n'inshuti Yesu ngo zacu gasanga ari sawa umba ibiyobyabwenge bikabije guhungabanya umutekano ibiyobyabwenge bikabije gutwara ubuzima bw'abantu bibwira ngo bimara inyota ahubwo ari icyaka gusa yo ibiyobyabwenge bikabije guhungabanya umutekano w'abantu ibiyobyabwenge bikabije gutwara ubuzima bw'abantu bibwira ngo bimara inyota ahubwo ari icyaka gusa yuko mbabaze kanyanga imara inyota hehe urumogi cyangwa muri ture ibyo byangira ntare bavuga ahubwo ko bitesha umutwe kanyanga imara inyota hehe urumogi cyangwa muri ture ibyo byangira ntare bavuga ahubwo ko bitesha umutwe ahubwo Yesu ni umara inyota atanga amahoro ni mwiza atuma tubana n'inshuti ngo zacu gasanga ari sawa Yesu ni umara inyota atanga amahoro ni mwiza atuma tubana n'inshuti Yesu ngo zacu gasanga ari sawa nimumwongera amashyi uwabimwe yahinduka nabi bimushyira muri swinja akangirika bimukura mu cyubahiro bwiwe uwari umugabo akaba ikigwari bimutera umutima mubi akarangwa no gukora amarorerwa gukubita no gukomeretsa kubahohotera igitsina gore uwabinyweye nisimbikangwa ntakinatinya rusha inyamaswa ntatina kwica ntakizatere ntaterambere yarashize
nta kizera agirirwa kenshi yibera muri gereza Yesu ni umwari nyota yabibwiye umusamariyakazi Yohana 4:13 kugeza kuri 14 umva uko yamubwiye yaramubwiye ngo unywa kuri aya mazi yanyu azongera kugira inyota ariko unywa amazi nzamuha azongera kugira inyota iteka ryose burya rero nta ntwari ku biyobyabwenge kuko ntabwo yashobora urugamba kandi nta mugabo mu biyobyabwenge kuko ntabwo yashobora urugo kuko iyo ubwenge bwamaze kuyoba nta murongo muzima buba bugifite Yesu ni umwari atanga amahoro ni mwiza atuma tubana n'inshuti Yesu Mungu zacu ugasanga ari sawa mumuha amazi menshi Yesu ni umwari atanga amahoro ni mwiza atuma tubana n'inshuti Mungu zacu ugasanga ari sawa hari igituma mvuga gutyo we igihe Yesu yari i Betsaida hamwe n'intumwa yahagije abandi 5,000 ariko babanje kujya ku murongo hamwe 50 ahandi 100 bararya barahaga barasigasa hari igituma mvuga gutyo we igihe Yesu yari i Betsaida hamwe n'intumwa yahagije abandi 5,000 ariko babanje kujya ku murongo hamwe 50 ahandi 100 bararya barahaga barasigasa ibya Yesu ni ku murongo 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 ikibazo urava mu murongo harinjira mundi mu mwanya wawe ikindi urava mu murongo urara amahirwe uw'inyuma ikindi urava mu murongo kuzawugarukamo bizakurusha umva ikibazo nanone urava mu murongo harinjira mundi mu mwanya wawe urava mu murongo urara amahirwe uw'inyuma urava mu murongo kuzawugarukamo bizakurusha ako gahinda arakarora ayo marira arayabona iyo mitwaro yawe arayizi ariko ibya Yesu bigira igihe komera uhora utuze kuko wariruka hokora n'ibyamu gusa gukurikiza nimero ishavu ryawe n'umubabaro n'ibyamu gusa gukurikiza nimero ibura uw'amakane ndani ntijya kugeraho mbere y'uwakane nibura uwasahuza n'imibaza mbere ya 100 ibya Yesu ni ku murongo ibya Yesu ni ku murongo ndabisubiramo ubwo wariruka hokora n'ibyamu gusa gukurikiza nimero ishavu ryawe n'umubabaro n'ibyamu gusa gukurikiza nimero ibura uw'amakane ndani ntijya kugeraho mbere y'uwa
yakomere Yesu. Ninde muri mwe wakirwanirira agatsinda, ninde wo muri twe wakishoboza bigakunda, ninde muri mwe wakirwanirira agatsinda, ninde wo muri twe wakishoboza bigakunda. Wowe shika makomera urugamba ufite, wowe yawihangana mu bibazo byawe, wowe shika makomera mu ntambara urwana, wowe uradutuza ibya Yesu ni ku murongo. Wowe shika makomera urugamba ufite, wowe yawihangana mu bibazo byawe, wowe shika makomera mu ntambara urwana, wowe uradutuza ibya Yesu ni ku murongo. Ibya Yesu ni ku murongo. Ibya Yesu ni ku murongo. amahoro mu byaha uko Uwiteka avuga, uko waba uri kose, icyo wakora cyose, uba ukiri mu byaha, nta mahoro uzaboneramo. ubwo utunze byinshi ukabura umukira, ariko mu byo utunze ubuzemo amahoro. ufite amasambu, ufite amamodoka, amazu ni menshi, ariko ubuze amahoro. ufite umugore mwiza urambara uko ushatse, ukarya ibyo ushaka, ariko ntabwo uyunyurwa. ufite umugabo mwiza urambara uko ushatse, ukarya ibyo ushaka, ariko ntabwo uyunyurwa. nubwo utunze byinshi uri indushyi mu zindi ngwino, usanga umwami Yesu akuruhure. nubwo utunze byinshi uri indushyi mu zindi ngwino, usanga umwami Yesu akuruhure. uri umubyeyi ukomeye mu rugo, urambara ukabirwa, ukita kuko ushaka. icyo ushatse urakibona, uwo ushatse ukamubona, ariko iby'umutima wawe bizwi n'Imana. nubwo utunze byinshi ntacyo bikumariye, kuko niyo ubirya ubitamwo amarira. dore uganiye abapfumu bakakurya ibyawe, bakubeshya amahoro nabo batagira. dore uganiye abapfumu bakakurya ibyawe, bakubeshya amahoro nabo batagira. kandi umwami w'amahoro ahora ateze amaboko, niwo washaka ngo aguhe amahoro. kandi umwami w'amahoro ahora ateze amaboko, niwo washaka ngo aguhe amahoro. mba nawe nkubwira uri indushyi mu zindi, bya hano mu isi birakugoye. dore wakoze byinshi ngo waba mwiza, utazi ko Imana yakuremye neza. fata inzara zawe uzihindura amabara, umusatsi wawe uwihindura ubwoya, ibitsike by'amaso biharuza urwenda, iminwa yawe myiza uyihindura danje. amatwi yari meza wongeraho ayandi, imyenda ya kigabo uyihindura iyawe. amatwi yari meza wongeraho ayandi, imyenda ya kigabo uyihindura iyawe. babazwa nuko aho ugeze ibyo byose, n'agahinda ariho kakugeze. mba
umva nawe nkubwire dore ubuza amahoro ifaranga ryawe rizwi na maraya turahitwa mu kabari niho ntaho yawe umushahara wawe ugemura wose wagira ngo uratashe ukahuranya ibyo usanze ugakubita busanze ngubwo uri umugabo wagira ngo uratashe ukahuranya ibyo usanze ugakubita busanze ngubwo uri umugabo bwacya mu gitondo ukareba ibyo wakoze bikakuyobera ugapfunyika ikimwaro bwacya mu gitondo ukareba ibyo wakoze bikakuyobera ugapfunyika ikimwaro nkugira inama mugenzi wanjye upfuka mubwira umwami Yesu ibyawe byose iwe mwami w'amahoro yitwa rukundo yuzuye imbabazi arakubabarira naho ubundi nkubwire mugenzi wanjye nta mahoro mu byaha ni ko Imana ivuga naho ubundi nkubwire mugenzi wanjye nta mahoro mu byaha ni ko Imana ivuga ubwo bajya bangiraho tukavugana haleluya haleluya Imana nibaho umugisha mu izina rya Yesu kubaje bakererewe nitwa Mukantwari Vestine ndi umwe mu b'Imana yagiriye neza mu bana bakuriye ku muhanda ndi umwe mu b'Imana yagiriye neza igihe cy'ubukwe bwanjye imbobo nizo zankoreye inama y'ubukwe zingurira amarido abatarama Imana igibaha umugisha haleluya abo mu nzu y'Imana byari byabananiye najya gutanga invitation nkasanga boss yarayitanze najya gutanga indi ngasanga mabuja yarayitanze binshanze manuka hepfo gato kuri Nyabugogo nandika iretire ndayibwira nti rero n'ubundi wa Mana we ibi bintu wanzanyemo ntago nari mbizi wihutire kuza kwivanga muri ibi bintu ko nge byanshanze haleluya mpora n'inigi imwe irambwira ngo warapu isiporewa mvuze ngo iki se haleluya ndamubwira arambwira ati none se kuri uyu mubumbe mani bimeze bite se nawe se ntuyoka ati none kuri ku cyangwe se nyine uriya mupampe hari ukuntu yabigenje haleluya yandemeye iniga imvanye ku gasima ukubita invitation minota 30 yarancunze areba ahantu ntashye abona twagangikanaga imuhanga haleluya Imana intabara nari umukozi wo mu rugo umunsi wanjye wo kujya mu rukiko nge nakuze mfite imyaka 16 nibwo namenye ko ndi kinyendaro mbarurirwa ku bagabo babiri nabo badahari mitamba comoka mitanigira imihanda umunsi wanjye wo kujya mu rukiko inkweto nazitwaye mu ntoki ngo zitandura umugabo yampamaga nge nasezeranye muri bandi Kagame yahaye promotion uriya musaza ari mu mwuka w'Imana haleluya ndashimira Imana abantu baceceka ariko Imana ntago izakwibagirwa twanyweye itabi twararorinze haleluya wajya ugenda ukajya wumva nyine inyenyeri ziri kwibara kagenda ukagangika imvura yagwa usika Imana izi kuvuga nk'iji kati gusanga ariko ko yatumva wangu none sikanguka nkubwire nyine haleluya ngo kubagoramye igaragara nk'igoramye nakanguka nkasanga imvura yaguye ikiraro kigiye amazi agiye kuntwara nugucomoka mwitemu kugama hejuru y'iteme ariko umunsi ndara mu nzu haleluya
mwampereye Imana icyubahiro. Nanjye ndi umwe wo guhaguruka mbabwira ngo turacyafite Imana. Imana ni umubyeyi, yaratwonkeje iradukuza, turambaye turaberewe. Hari igihe abana bampamagara ngo mama nkumva birancanze, iyo bampuriye hari bose ndabagana ku bundi Imana nta kuntu mwajya mumbwira ibibazo byanyu mutanje kuvuga mama. Nabo babana hari igihe bambwira ati mama turashima Imana ko yakuduhaye uriniga. Ubukwe bwakozwe na Marine. Sheri wanjye yanshakiye marene, ashaka n'abafiyedoneri, nanjye mushakira abapampe kuko bagombaga kuboneka mu kirori niwe bari bagiteguye. Cyo bikoze narabwiye ni kubera yuko nzi neza yuko nta bandi ribisirimu, buri wese yishakira ipantaro ugerageze biba umweru cyangwa kaki. Haleluya. Ariko aka kanya mpagaze imbere y'ubwoko bw'Imana, nanjye mba marene w'abandi. Mwampereye Imana icyubahiro. Haleluya. Urugo rwanjye natangiye kurusyagira tumaze icyumweru, gusa urumva naratahanye iki. Shera yavuga ni wowe warakoze kunkunda, kandi njye nashatse umugabo mwiza wize w'umusirimu nandusha ubwiza. Imana mpa amahirwe kwitiramo umugabo, ariko tubana nta kashi kuko nari narigiye hariya. Rero navuga ni wowe ntugire ibibazo, nzajya njya gugasyago nkwere kuko twabagaho utari wazi. Ndumazemo imyaka 13 ntago nari nahukana, nta bikaze muvuga ngo hanze ngo byarakome. Ubuza byoroshye ryari, byoroshye ryari wangu. Mana yacu neshemwe. Haleluya. Haleluya. Mana nishimwe. Twajyaga bajya kuduha ibiryo bakagukubita inkonji ukabitama amarira, ariko igihe kimwe ndashimira Imana, mbyara umwana w'ifura byari bitaremera. Inzara nyinshi iminsi 3 mbwirirwa nanaburara abanambaza, kajya avuga ngo gaze ngo niramuka ibonetse ngo bagwe ibiryo, bampa mu karu gaze hano kagembwira umugani. None se mwana kurimo kuma icyayi kandi bavuze ngo nimara kubona gaze umpa ibiryo biri. Ahubwo abantu baje bwa mbere ni babandi baje kumbarira ngo barebe yuko nta ngo mbyaye narayitahanye. Basanga igihe nakoreye ubukwe n'igihe mbyari hararengaho umunsi umwe. Imana ibaha sharapu. Haleluya. Reka nanjye ndirimbe iri jwi ryanyweye kore, iri jwi ryacomye risigaye riririmbira Imana mugafashwa. Hereza Imana icyubahiro. Uyu munsi nanjye ndimo ndarya, bana banje bararya. Ntago tugishakisha Kristo hari ukuntu agenda bigenza. Urabona ntari umumama mwiza se, ntabikubwiye wayokaze. Haleluya. Imvugo zo mu nzu zaranshanze nyine. Nasheranya yamamagara mvuga ni karame wangu bimeze bitese nuko nyine. Haleluya. Ariko ndashimira Imana ko nanjye ndi mama. Nakuze ntawe none itamama, ubu nanjye ndi mama. Haleluya. Navutse ntafite papa, ntafite ariko abana banjye bafite papa. Wanzamuriye indirimbo wangu, izamure mu izina rya Yesu. Haleluya. Nta kintu Imana ivuga kitazasohora. Nta kintu Imana ivuga byose kitazasohora. Oya nta kimwe kitazagira iherezo. Oya nta kimwe kitazagira iherezo. Dore ibyahanuwe kuva kera byose byamaze gusohora. Hasigaye impanda y'Imana, abera tukitahira iwacu. Hasigaye impanda y'Imana, abera tukitahira iwacu. Gira umwete
kwezwa uharanire kuva mu bibi gira umwete wo kwezwa uharanire kuva mu bibi umujinya uzatera iyi si shaka urwandiko rw'inzira umujinya uzatera iyi si shaka urwandiko rw'inzira tega amatwi wumve icyo umwami Imana agushakaho tega amatwi wumve icyo umwami Imana agushakaho kora ibyo gukiranuka kugira ngo ubone kwemerwa ambara intwaro zose z'Imana kugira ngo utsinde wa mubi ambara intwaro zose z'Imana kugira ngo utsinde wa mubi gira umwete wo kwezwa uharanire kuva mu bibi gira umwete wo kwezwa uharanire kuva mu bibi umujinya uzatera iyi si shaka urwandiko rw'inzira umujinya uzatera iyi si shaka urwandiko rw'inzira byerekana kugaruka kwa Yesu kandi ibimenyetso byose byerekana kuza kwe byarasohoye hasigaye impanda y'Imana abera wese ahemberwa ibyo yakoze hasigaye impanda y'Imana umuntu wese agahemberwa ibyo yakoze gira umwete wo kwezwa uharanire kuva mu bibi gira umwete wo kwezwa uharanire kuva mu bibi umujinya uzatera iyi si shaka urwandiko rw'inzira umujinya uzatera iyi si shaka urwandiko rw'inzira 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 nyuma yo kumara igihe kitari gito itegereze iyi si n'ibiyirimo amaganya n'agahinda biyirimo ibyiza n'ibibi byose biyirimo ibibazo n'ibisubizo binyuranamo icyo nicyo gitumye nanga ubu butumwa mvugani uretse gukizwa nk'abajya mu ijuru umuntu wese akita ku iherezo rye ibyo dukora tukabikora dukiranuka tukishakira ubwishingizi ku Mana naho ubundi iby'iyi si naho byatugeza n'ukuri uretse gukizwa nk'abajya mu ijuru umuntu wese akita ku iherezo rye ibyo dukora tukabikora dukiranuka tukishakira ubwishingizi ku Mana
naho ubundi by'isi naho datugeza n'ukuri. Umva imibabaro n'imiruho by'isi biri gutuma bamwe banduranya we, bamwe bari babandi bagatoroka ingo, mu ngo z'abashakanyeho biracika, dore bamwe baravuka abandi bapfa, batangira urugendo abandi barusoza, hari abicwa n'impanuka n'ibyorezo, abicwa n'intambara cyangwa uburozi, abapfa batarabaho nabo ni benshi, munsi y'imyaka 5 nabo si bake, harimo n'abiyahura bashaka urupfu, ngaho gupfa udapfuye wapfa ukavaho, abandi barishora mu biyobyabwenge ngo bitume nabo batora agatotsi, ariko kubinywa si cyo gisubizo, kuko iyo bibashizemo basanga ibibazo byiyongera. Uretse gukizwa nk'abajya mu ishuri, umuntu wese akita ku iherezo rye, ibyo dukora tukabikora dukiranuka, tukishakira ubwishingizi ku Mana, naho ubundi by'isi naho byatugeza n'ukuri. Yabeshe uretse gukizwa nk'abajya mu ishuri, umuntu wese akita ku iherezo rye, ibyo dukora tukabikora dukiranuka, tukishakira ubwishingizi ku Mana, naho ubundi by'isi naho byatugeza n'ukuri. Reka nkubaze wowe si isi uyirebye ubona iki? Iyo urebye hirya no hino ubona iki? Ntacyo wakora cyatuma wemeza abandi, iyo uri muremure bakwita agasongo, iyo uri mugufi ngo uresha n'ubutaka, iyo utari nyangufu uburiza akayo, iyo uri munini ngo dore uko kingana, waba muto ngo urabugwa n'umuyaga, iyo uri inzobe muri gatuku cyangwa akazungu, waba uri igikara ngo usa n'inkoni iteka, uratena ngo ukize ntababukira, babugize ngo wabikuye ikuzimu, kugira neza nabyo byajemo agatotsi, ugize icyaguhesha arakutaranga, uwari inshuti y'umuntu niwe mwanzi we, uwishimye uyu munsi ejo bababaye, uwabyaye n'utabyaye bararira, umubwire n'umukene ntibanyuzwe, n'utarigeze ahemuka akiri muto, ari guhemuka ashaje yebabawe, ibibi nibyo byinshi kuruta ibyiza, abababaye nibo benshi kuruta abishimye. Reka nkubwire inama kandi yagufasha, nubabazwe n'uko isi itagwiriye, umuntu wese agendana n'ibimuhiga, nugenda ukagaruka ujya ushima Imana, isi wari ishaka ko nta mahoro bagira, witsinda nuko uhora wihangana, nuko rero ikure mu mubabaro, utandukanye umubiri wawe n'ibibi, bikuve mu mutima bijye kure yawe, ukizwe neza kandi usenga ubudasiba, naho ibyo bindi ubona byose n'ubusa, ikibirusha agaciro n'ubugingo buhoraho. Uretse gukizwa nk'abajya mu ishuri, umuntu wese akita ku iherezo rye, ibyo dukora tukabikora dukiranuka, tukishakira ubwishingizi ku Mana, naho ubundi by'isi naho byatugeza n'ukuri. Ndabisubiramo uretse gukizwa nk'abajya mu ishuri, umuntu wese akita ku iherezo rye, ibyo dukora tukabikora dukiranuka, tukishakira ubwishingizi ku Mana,